Muri iyi video tugiye kureba uburyo ushobora kwinjira muri account yawe ya TikTok ugakora login utakibuka password. Uburyo bwa mbere turareba ni uburyo ushobora kwinjiramo ukoresheje kode bakohereza nko kuri email cyangwa se telefone wakoresheje. Ubundi buryo nabwo wakoresha ni uguhindura password uramutse warayibagiwe. Reka turebe uburyo ushobora kwinjira muri TikTok yawe ugakora login waribagiwe password. Biradusaba kuba twibuka nimero cyangwa se email twakoresheje. Urajya kuri TikTok, ngiye kubera harimo iyindi account, ndaza hano hejuru, ubundi nza hano hasi handitse add account. Nimara kuhagera nzagera hano handitse login, handitse email kubera ko ni email nakoresheje. Ndaza gukandaho, nimara gukandaho njye hano handitse email or username, shyiremo email yanjye, nkore kuri continue. Aha rero ni ukuvuga ngo ushobora gukora login nkoresheje kode banyoherereje kuri email. Ubwo rero ndajya kuri email yanjye muri inbox ndebe kode banyoherereje, ubwo ni 633, ubundi ugategereza. Urabona ko mpise nkora login ngera kuri account yanjye. Niba waribagiwe password ukoresha ujya kuri account yawe ya TikTok, uramutse wibuka nimero cyangwa se na email wakoresheje, ushobora kuyihindura utayibuka. Uzajya kuri TikTok, nujya kuri TikTok ugiye kuri login kandi handitse use phone, email cyangwa se username. Nongeye kubera nakoresheje email, ndajya hano handitse email cyangwa se username, ndashyiramo email yanjye. Nimara gushyiramo email ujya kuri continue, umaze kujya kuri continue turashaka guhindura password, ujya hano handitse ngo log in with password, ariko kubera tutayibuka turajya hano kuri forgot password. Noneho urahita ukanda hano kuri email. Ubwo we niba warakoresheje telefone urakanda kuri phone number, ndakanda kuri email. Noneho mpite nkanda hano handitse reset, ndategereza kode bari bumpe kuri email yanjye. Ndandikamo ya kode banyohereje kuri email, ubundi bahita banzanira ahanditse ngo reset password. Urashyiramo password ikomeye rero y'utumenyetso, imibare n'amagambo, ubundi ukore kuri login. Ubu ni ukuvuga ngo password yacu twayihinduye, dushobora kujya kuri TikTok yacu nta kibazo tukaba twatangira kuyikoresha.